ikintu cyabashije kubatandukanya ari babiri ni ikibazo kimwe buri muntu wese iyo yibajije ahita agera kure. Ni ikibazo cyabaza ngo ni iki kizima, ni ikihe kintu kizima nakura muri iyi situwasiyo yambayeho. Icyo kibazo kita gihindura ubuzima. Niyo mpamvu bamwe babona amahirwe n'ibiri kubaho bakabifata ahubwo nk'ikintu kigiye kubahindura ubuzima, ariko wowe ukahita ugifata nk'ikintu kikurangije. Kora like, kore na subscribe kuri Farm Mindset. Listen, ndagira wumve iyi nkuru iraza guhindura ubuzima bwawe. Hariho abasore babiri bato bato binjiye mu kazi hashize igihe gitoya barabirukana. Banganya position, banganya umushahara, banganya nyine n'amahirwe bari bafite yo gukora. Barabirukana kuko muri company byari bigenze nabi. Hanyuma hashize imyaka bahiga akazi bakabuze, umwe aratekereza uti ngiye kujya mu rugo ndebe ko ari ubufasha bafite mbaka amafaranga, nizanyenera amafaranga njye miga inshuti n'abavandimwe bose bampa amafaranga mbe nibeshaho. Hanyuma undi aratekereza aravuga uti ngiye kugenda urugo ku rugo nkomanga mbaza niba hari umwana ufite ikibazo muri mate no muri English ku buryo nabafasha kubigishiriza umwana mu mibare no mu cyongereza, bakanyishyura cyangwa se bakamafaranga. Agenda komanga agwa ku rugo rumwe, yatangirana umwana umwe, babiri, batatu, bane, agera aho ngaho kugeza ubwo noneho ataragikeneye akazi. Urumva abana bari babaye benshi. Noneho wa wundi murumva nyine aracyari baracyamufasha. Hanyuma iyi nkuru iratwereka iki? Bivuga ngo itandukaniro aba bantu bahuye na experience imwe cyangwa se bahuye n'ibiza bimwe, bahura na realities zimwe, ariko ikintu kibatandukanya ni uburyo basobanura ukuri kw'ibyabaye bagendeye ku cy'ubumenyi bwabo burimo burababwira. Umwe byamubwiye gukora biriya, undi mbwiye gukora biriya. Bivuga ngo igitandukanya bano bantu babiri ntabwo ari experience bahuye nazo kuko ni zimwe, ahubwo ni ukuri k'uburyo basobanuramo ibyababayeho. Kandi impamvu babashije gutambuka, ikintu cyabashije kubatandukanya ari babiri ni ikibazo kimwe buri muntu wese iyo yibajije ahita agera kure. Ni ikibazo cyabaza ngo ni iki kizima, ni ikihe kintu kizima nakura muri iyi situwasiyo yambayeho. Icyo kibazo kita gihindura ubuzima. Niyo mpamvu bamwe babona amahirwe n'ibiri kubaho bakabifata ahubwo nk'ikintu kigiye kubahindura ubuzima, ariko wowe ukahita ugifata nk'ikintu kikurangije. Kora like, kore na subscribe kuri Farm Mindset. Ciao.